Ndagushimiye nkwifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe udahwema kubana n'umuco wacu TV hamwe na radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Turi ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Tuje mu makuru yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru mugezweho nanjye Mushakamba mfatanije na Sentama. Sentama uriwe? Muriwe neza Mushakamba muraho. Turakomeye. Yego. Umucyo nawe uri kubageraho wiganjemo izuba. Izuba n'ubushyuhe nagiye mbona abantu bavugana bya n'inzenya z'abantu. Ndabona buriho koko. Cyane rwose. Twareba muri Kivu y'Amajyepfo ndabona ariho bishyushye. Kivu y'Amajyepfo rero buriya ikiriho. Sekedi ngatanze amabwiriza kuri Guverineri Porosi Jacques. Ngira ngo bamwibuka. Ndamwibuka Purusi umwe uzwi cyane kubera kugenda kuri moto ataye imodoka. Ahunze. Sekedi bamuhaye amabwiriza bakomeza ayobore Kivu y'Amajyepfo. Kandi adafite n'icyicaro gikuru cyayo. Bamushakiye umwanya mu buhungiro. Ngo agira ngo naba nawe undi wa Kivu y'Amajyaruguru bamwohereje Beni. Ariko uyu ntawe bamubwiye yicara akorera ngo akomeze akore. Cyazayoborera mu bwato. Mu bwato ze bwo bagize ngo hari amahoro. Hano baravuga ngo Jean-Jacques Purusi, gouverneur de Sud Kivu, sous l'administration de Kinshasa, a fait savoir qu'il a reçu des instructions du président de la République pour continuer à administrer sa province à partir de la ville d'Uvira. Akomeza ayobore ari Uvira, ariko Uvira naho ngira ngo ntabwo yahagaze, yakomeje urugendo. Wagiye gukorera Uvira. Ubu se hano barambwira ngo perezida yamuhaye amabwiriza mashya ngo akomeze ayobore iriya ntara, ayobore yicaye muri Uvira. Yego. Tutiriwe twivugira wenda kuri M23 ubundi Uvira intambara yari ya Wazalendo na FARDC arayikizwa n'iki? Ntabwo hariya naho yoroshye. Gusa nawe mwumva bavuga ko yego bashobora kuba bamuhaye imperekeza y'abasirikare cyangwa uburinzi bw'abasirikare bagera kuri 600, abasirikare n'abapolisi 600. Abo basirikare ni ukureba nabahe. N'aba FARDC birumvikana ko ari umuyobozi azarindwa n'aba FARDC. Azarindwa n'aba FARDC. Aba FARDC se barinze ndetse Sekedi kubera iki yabaratse ajya gufata abanyamahanga. Ubwo nyine none se ko atari perezida muri uburinzi bw'aba FARDC kuko wabwizera? Agomba kubwizera ko bamuhungishije bazongera bamuhungisha. Ntawapfa kubwizera ubwo burinzi kuko urako ni uburinzi. Iyo ubwo burinzi buza kuba ari uburinzi ntabwo cira umwami barapfuye nka generale mbapfe kuriya, ntabwo hari n'abandi benshi, ntabwo abagenerale bangahe baba bihishe igoma nyine koronere noneho umuvugizi abo ntabwo baba bihishe hariya. Birumvikana. Byiza cyane. Hagati aho wenda mbere ko twinjiye mu makuru, ejo byari ibicika muri Masisi ku Isake, Ngungu, Rubaya. Ibijyanye n'iki? Abayobozi ba Kivu y'Amajyaruguru basuye abaturage. Bari bahasuye ngo nibwo bwa mbere guverineri n'abamwungirije basura biriya bice. Ariko byari ibintu rwose bibona bishyushye cyane mu Isake ho byari birenze ahandi. Birumvikana hari abayobozi bakuru cyane. Nakunze ariko ukuntu Ngungu, yego, abaturage bicara kuri wa musozi bakawuzura. Ngungu n'abantu bari serious Mushakamba mu gutarahagera. Haba mu gukora, niba ari ugukora barakora, niba ari byose ibintu byose baritabira. Ngungu ni ahantu heza, ni n'ahantu h'ubukire bwinshi.
ni n'ahantu h'ubukire bwinshi. Ngungu ni gake rwose ushobora kwinjira muri Ngungu ubonemo abantu b'abakene. yego kuko ni ahantu ukora ibyo ukoze, byaba korora byaba guhinga, bikakwitabira, hari ubuzima. birumvikana. Ngungu ni ahantu uretse wenda ikintu gishobora kugora nk'umuntu, hari imbeho Mushakamba. Usanga umuntu w'umugabo yota imbabura ku manywa ntabwo biba byoroshye. Ariko ubundi ubuzima bwa Ngungu Mushakamba ni ahantu ushobora kujya ntiwibuke kugaruka. nashimye ukuntu yego abari bakomeye kuri buriya ku ngoma ya Kisekedi, yego abanotabule, abasenateri, abami gakondo, abahanzi bose bavuga bati muze twabaye umwe, twayobotse inzira nziza ya FC23, nta moko, twese turi abavandimwe, nta mutwa nta mututsi, nta ubututsi bwakijije, nta ubutwa bwakijije, nta ubunande n'ibiki, twese turi abanyekongo, turabavandimwe. yego ndabona umuhanzi nigena rwose bwiraga akenshi burya abantu hari igihe n'inda nayo itera icyo kibazo cy'imitekerereze nk'iyo mibi. ariko Ngungu burya iyo umuntu ahaze nta n'umutima mubi aba afite. birumvikana. twakomeza tukajya ku ngingo. yego uyu munsi ingingo tuganiraho turajya i Goma. hari ibihuha byakwirakwizwaga ngo M23 irafata abanyeshuri ngo mu bigo by'amashuri bajyana mu gisirikare ku ngufu. M23 rero yanyomoje ibi bintu, yanyomoje abayishinja ibi ngibi cyane. turaza kureba ahubwo impamvu ibitera. u Rwanda rwabwiye isi ko rudatinya ibihano ku bugambanyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bukavu M23 izakoresha inama abaturage bose ejo kuri 27 z'ukwa kabiri 2025. iyi ni inama izaba ari idasanzwe Mushakamba. yego Uvira FARDC na Wazalendo bakomeje kurwana mu gihe abasirikare b'Abarundi bakomeje kwirunda mu kibaya cya Rusizi. izi nizo ngingo tuganiraho. Reka duhere hariya Mushakamba kuri iriya ngingo y'Igoma, aho abanzi ba M23 barimo kwishinja ngo iragenda ifata abanyeshuri mu mashuri ikabajyana mu gisirikare ku mbaraga. Mushakamba ngo ibi bintu ni ibintu byanyomojwe, ukuri kwabyo kwamenyekanye, kugira ngo bigeze no gukurikirana Wiringoma abinyomoza. yego ariko ikiriho icyamenyekanye Mushakamba ni uko ahubwo aya mashuri hari FARDC cyane cyane ya segonderi, hari FARDC na Wazalendo bagiye bihishamo, bakagenda bihishamo noneho bagambiriye kugira nabi. ibi rero bituma hakorwa operasiyo yo kugenda bafata abo bantu. yego noneho abantu bakagira, abanyeshuri rero baza kugira ubwoba bagira ngo nibo bashaka, ariko ntabwo ari byo, ntibyari ukuri. ikindi ni uko abo bihishamo kugira ngo bagenderere kujya kugirira nabi abaturage runaka, abo bashaka kugirira nabi. kuko Mushakamba hari ibintu wagenderaho ugasanga M23 itanabikora. niba yarafashe Goma yonyine igafatamo abasirikare 40,000 bajya mu gisirikare, yego ikaba yarabajyanye bakaba barimo gutozwa, hejuru y'abo Mushakamba wakenera abana ngo bakore iki?
biriya ni ibinyoma by'abantu n'abantu bayirwanya bagahindura bakagira ibyo bayibesera ariko ntabwo ari cyo mu by'ukuri ko niba warafashe Goma ugafatiramo abasirikare 40,000 ukabajyana kugira ngo imodoka zaragiye ku mugaragaro zaragaragaraga abantu barazibonye ukajyana abantu bangana batyo bakaba barimo batozwa ejo bundi Bukavu yonyine ubwo ni Bukavu nk'umujyi hagafatwa abapolisi 2,100 n'abasirikare 890 yego ahantu 3,000 ushakamba iriya migi yombi bakaba bamaze kwikuramo 1,000 ubwo simvuze abandi bagiye baza bakaza n'ingabo zabo bakiyunga kuri M23 yego abo ngabo ugiye kubashyiramo wagera no mu 270 hejuru y'abo bantu wakenera abana bo kugira bato nicyo gitangaje biriya rero ni Kinshasa irimo ibihimba urabona abantu ba Kinshasa baba banyanyagiyemo ntabwo ibintu biba ku mutima ntabwo wafata ahantu ngo wirukane n'abantu bahari ngo wowe uruwahana waba utangiye nka bimwe bya Kinshasa yego ni Kinshasa irimo ibihimba n'abantu bayo babihimba kugira ngo babone ibyo bayirega ariko nta kuri kurimo ntiriwe nanavuga no ku byo Wiringoma yavuze cyangwa nde kuko ni benshi babinyomoje nta kuri kurimo kuriya ntabwo M23 AFC ikeneye abana bo muri segondere ngo bajye mu gisirikare ubundi se bari abasirikare yafashe ni bake abasirikare bafite mushakana ikindi hariya hahoze ari ubuturo bw'abasirikare yego abagore b'abasirikare abana bari bahungiye mu mashuri uribuka ko barabakuye aho babaga ya mazu yego rero babaga mu bigo by'amashuri yego ubwo rero urumva ntibabura icyo bakora kuko babujije aho kuryama nyine bihishemo na za ntwaro zabo ubwo rero bakahimba ibyo binyoma ko harimo n'ibisambo n'abandi bajyaga bica abantu bose barimo babimereye nabi ariko noneho kubera harimo n'ibyo bisambo ugasanga ibigo birabeshabesha ariko mu by'ukuri ntabwo M23 AFC ikeneye bariya abana kugira ngo bubake igisirikare utwana two muri segondere tutarenze imyaka 17 ntabwo ariko ibinyoma byose bahimba ntabwo biteze ko abasirikare n'abafite wumva ibyo bihumbi byonyine udakubiseho abagiye reba wenda mu mirwano yavuka yego fata abayiyunzeho ingungu fata abayiyunzeho muri Rubaya ngira ngo wabonye ukuntu Rubaya babyiganaga yego manuka uje za Rumbishi uje za Numbi uje za Heshi aho hose hajya abayiyunzeho ngwino hano za Minova abigoma ni bariya twavugaga yego ukomeze ugende n'ahandi yose n'umurundi araza hasi umukongomani n'urundi akayiyungaho irajya gukenera abana b'iki ifite abantu bakuru biriya rero ni bimwe bareka byo kurega propagandiste muyayiste ni abakozi ba muyaya babihembera twiyumvire Wiringoma twumve uburyo abanyomoza reka tumwumve ni ka audio ibyo bamubajije bigera ku minota 4 yego tumushyireho tumwumve yavuga mu rurimi rw'igifaransa turabisobanura yego. Depuis peu, les informations selon lesquelles les militaires du M23 dans des écoles prennent de force les élèves et les ramènent dans l'armée. Ces informations véhiculées dans les réseaux sociaux font paniquer les habitants et principalement les élèves, tant dans la ville de Goma que dans les territoires des Nyiragongo. Déjà, plusieurs élèves ont du mal à aller à l'école, de peur de se faire recruter par les militaires du M23. Pour essayer d'en savoir beaucoup plus précisément, nous sommes en duplex avec le colonel Willy Ngoma, il est porte-parole militaire du M23. ahangaha urumva bavuga ati amakuru arimo acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga mu mujyi wa Goma no muri Nyiragongo
arimo araca igikuba mu babyeyi b'abana b'abanyeshuri. Amakuru aravuga ko M23 irimo ikora icyo bita mu gifaransa recrutement force. Uvuga ni gufata abana, kujyana abantu mu gisirikare ku ngufu. Irimo irafata abana b'abanyeshuri mu mashuri kugira ngo ibajyane mu gisirikare ku ngufu. Yego. Uyu munyamakuru akavuga ati noneho kugira ngo tubimenye neza, tumenye amakuru kuri kw'ibyo bintu, bavuganye na Lieutenant Colonel Wiringoma, umuvugizi mu bya gisirikare wa AFCM 23. Gushakamba wenda tutarinjira ku byo yavuze neza ngo tubijyemo, ahangaha turebe neza. Ni umwanzi wa M23 AFC icyo ashaka, arashaka guca intege impande nyinshi. Icya mbere wenda tutagiye muri byinshi ni ukwanduza isura ya M23. Si no kwanduza isura gusa, ariko nabwo ni ukuyanduza akoresheje uburyo bwinshi, kuko arashaka kwanduza isura ya AFCM 23 agaragaza ko icya mbere barimo bajyana abana mu gisirikare, ikindi barimo batwara abantu ku ngufu mu gisirikare. Ariko nanone kubivuga ku mashuri ni ukugira ngo amashuri agire ubwo bacika intege yo gukora, ibikorwa bihagarare. Ibi rero bikaba ni ibikorwa by'umwanzi bigambiriye guca M23 imbaraga mu byerekezo byinshi, kuko aho imbunda barananiwe. Aho imbunda bananiwe rero baba bati noneho reka tunyure muri izi nzira za propaganda z'ibihugu. Reka tugere aho twumva Colonel Wiringoma icyo yavuze. Reka tuhumbe harangire tutavugiyemo. Sibyo gusobanura. Colonel Wiringoma, bonjour, comment décortiquez-vous la situation? Merci, monsieur, pour votre question, aussi pour votre préoccupation. Messieurs, tu vois, nous sommes d'abord deux parents. Premièrement, nous sommes deux parents. Secondo, nous sommes des responsables, un mouvement responsable. Et tertio, la plupart de nos officiers, leurs enfants se trouvent à Gaumont et ils étudient. Ils étudient à Gaumont, d'autres étudient à Bunagana, d'autres retournent partout. Il y a nos enfants. Mais si soyons sérieux, réfléchissons rationnellement. Regardez notre armée. Est-ce que vous voyez, il y a des moins de 18 ans. Jamais nous pouvons recruter des mineurs. Jamais ça existe ici. Ce n'est propagande du gouvernement de l'ennemi. Ils ont perdu la guerre, ils ont perdu au front. Maintenant, ils ont commencé à inventer n'importe quoi. Mais regardez notre armée, messieurs. Regardez, vous êtes à Gaumont, mais regardez notre armée. Est-ce que vous voyez un mineur dans notre armée? Jamais. Ça, c'est le gouvernement qui travaille avec l'aide de l'heure, les Ouazalais, donc qui recrutent les mineurs et nous le regrettons. Pour ce fait, la place de l'enfant, c'est à l'école. Moi qui te parle, je suis un enseignant debout et assis. J'ai enseigné à Gaumont. J'ai enseigné à Gaumont, à Oudjouz, j'ai enseigné. À Oudjouz et à Gaumont. Nous connaissons l'importance de la valeur de l'école. C'est l'avenir de demain, nos élèves, nos enfants. Et dernièrement, j'ai distribué même le dictionnaire dans certaines écoles. Mais on n'a pas fait des coupages, les publicités sur ça. On connaît l'importance de l'école. Comment on peut recruter encore dans une école? Monsieur, ça c'est impossible, monsieur. Ça c'est la propagande du gouvernement. Il ne faut pas fier cela. Nous demandons aux parents, aux élèves de cette calme, d'aller à l'école, d'étudier paisiblement. Nous sommes là pour eux, nous sommes une armée du peuple, nous allons les protéger, les défendre. Eh bien, puisque je ne suis pas à Gaumont, dès que je rentre à Gaumont, moi-même, je dois enseigner à l'université. Je dois enseigner. Et même au finaliste, je chercherai même une école. Et je dois enseigner. Nous connaissons l'importance et la valeur de l'école, monsieur. Ça, c'est la propagande du gouvernement, c'est faux, archi faux. Nos élèves, allez à l'école, car ça va de votre avenir. C'est l'avenir de demain. Ça, c'est la propagande du gouvernement qui ont mis le pays au chaos, qui ont fait que
vos parents aient des salaires minimes, que vous ne puissiez pas bien étudier, mais avec l'S123, nous ferons en sorte que, dès que vous terminez les études, vous aurez même des bourses. Vous aurez des bourses. Vous allez étudier paisiblement. On doit faciliter même des bourses à l'étranger. Mais les étudiants auront des bourses. C'est pour cela qu'il faut bien travailler à l'école secondaire. Travaillez vraiment et que Dieu vous bénisse. Nos enfants, allez à l'école, apprenez, respectez les enseignants, car ça va pour votre avenir, pour l'avenir de votre famille et surtout pour l'avenir du pays, même pour l'avenir de l'Afrique et de l'humanité. Merci les élèves, allez à l'école, courage. On est là pour vous, nous sommes vos papas, vos parents, nous sommes là pour vous. Qu'on ne puisse pas vous distraire, vous décourager. C'est la propagande du gouvernement qui ont fait que la jeunesse soit délaissée, mais nous, c'est la jeunesse qui est vraiment notre providence. Colonel Willy Ngoma, merci. Merci. wamwumvise Mushakamba namwumvise muri make rero ibyo avuze umunyamakuru aramubaza ati ese ibi bivugwa biriya twatangiye tuvuga murabivugaho iki undi amusubije amuhaye igisubizo gikubiye mu ngingo zigera muri 5 avuze ati mbere na mbere twebwe turi ababyeyi icya kabiri turi ubwo avugaga AFCM 23 ati AFCM 23 turi bakunda kwita mu cyama turi icyama turi umutwe wubahiriza inshingano ati icya gatatu tuzi agaciro k'uburezi abana baba ofisiye ba AFCM 23 abenshi bigira igoma bari igoma niho bigira abandi bari mu bice bya za Bunagana tuzi agaciro k'uburezi ntabwo twajya kubuza abana kwiga tubajyana mu gisirikare leta yatsinzwe niyo yahimbye ibyo binyoma kugira ngo ibirwanishe bihindura nk'intwaro irwanisha yo kudusebya muri make nta kumwe twabivugaga aravuga ati abana tuzi agaciro kabo tuzi agaciro k'uburezi nanjye narigishije mu rugero rw'ishuri yigishije rigoma ngo ryitwa ujuzi ujuzi ni ururimi rw'igiswahili bisobanuye ubumenyi ishuri ryitwa ubumenyi yigishijeho ati ndetse nuko ubu ngubu ntarigoma n'ingaruka n'igoma ndateganya kuzigisha nkazigisha no muri university rero ibyo ngibyo ni ibyo leta yitwaza ni iby'ihimba ibinyoma byo kugira ngo ica abaturage intege bareke kohereza abana ku ishuri mureke abana bajye ku ishuri kuko abana nicyo gihugu cyacu cy'ejo umunyamakuru rero aramushimira undi nawe ati urakoze cyane basoreje muri make yego nk'uko wari wabikomojeho yego barashaka kwangisha abaturage M23 banyuze mu nzira zishoboka zose kuko batunguwe no kubona uburyo ki M23 yakewe Goma yego n'uburyo ki bari barakoze propaganda yo ko bangisha abaturage yego batungurwa no ko nyuma y'igihe gitoya bumva ari icyumweru kimwe umujyi ubohowe amashuri yarongeye agatangira yego abo muri segonderi ubu ngubu bari gukora ibizamini yego bisoza semestre ya mbere yego ibyo rero biri kubatera ikimwaro semestre Mushakamba hari abadashobora kwiyumvisha semestre icyo ari cyo niho tubabwire semestre hariya uko bakora semestre ebyiri semestre ni ukuvuga ni igice cy'umwaka semestre ni igihe cy'amezi 6 amezi 6 y'ishuri noneho mwarangiza mugakora ibizame nyuma mugatangira indi semestre umwaka ukagirwa na semestre ebyiri noneho semestre ya mbere yarangira semestre ya kabiri umwaka ukaba urangiye
ngayo nguko rero abantu bareke kubiha agaciro, usibye ko ntacyo bizafata kuko si cyo kinyoma cya mbere kigeretswe kuri M23. Yego. Buriya Mushakamba ibinyoma byo ni byinshi, buriya usubira inyuma ni byinshi cyane. Nsuke yita arabikwirakwiza bikanga gufata. Usubiye mu mateka ya Gishishe Gishishe bagize ngo ntibayishyizeho ntibayihimbye, kandi ari abasirikare bari bitwaje intwaro bahaguye bakabeshyabeshya bagasakuza, byo ntibyarangiye. Hari n'ibindi byinshi ariko amasanduku bashyinguye harimo amabuye igoma. umuntu urasa inka ntabwo yareka umuntu. Nari nkwibukije amasanduku igoma yashyinguwe harimo amabuye. Bimwe bitaga ngo ni Genopost. Ni byinshi cyane. Twajya ku ngingo ikurikiye hano, ndumva basobanukiwe. Yego, harasobanutse Mushakamba. Reka tujye ku ngingo ikurikiraho. U Rwanda rwabwiye isi ko rudatinya ibihano biva ku bugambanyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo wenda utaragira icyo bivugaho, ni message nari nguhaye kuri WhatsApp. Yego, ayo magambo akubiyemo. tutiriwe tunakurikira ijwi, ariko nabwo nibarishaka turikurikire ijwi rya Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe mu ijambo rye yavugiye i Genève mu Busuwisi. Yagize ati nous n'avons pas peur d'être isolés diplomatiquement, nous n'avons pas peur de sanctions. Ntabwo dutinya guhabwa akato muri diplomasi, nubwo dutinya ibihano. Ce dont on aurait peur, c'est de laisser notre pays et notre population sans défense. Icyakaduteye ubwoba. Icyakaduteye. Allô? Allô? Jamais de revivre ce qui s'est passé. Kongera uti icyakaduteye ubwoba? Icyakaduteye ubwoba, hano avuga ko icyakaduteye ubwoba ari ugusiga igihugu cyacu n'abaturage bacu nta burinzi, nta babarizi. Harumvikanye? Noneho akomeza ati le Rwanda n'acceptera jamais de revivre ce qui s'est passé chez nous à cause de ces groupes de génocidaires FDLR qui sont maintenus par le gouvernement de la République démocratique du Congo. U Rwanda ntiruzigera rwemera na rimwe gusubira mu bihe rwanyuzemo mu gihe cy'abicanyi cy'abajenosidere ba FDLR uyu munsi barimo badabagizwa na leta ya Congo. Yego. Muri aya magambo ariko ababishaka n'ijwi rye turarifite. Hari video ngufi yawe wenda twakina. Ni ibi ngibi bavuga. Noneho tukabakumva ijwi rya Nduhungirehe. Yego, reka binyuzeho, ariko ni ibi ngibi byavuga, ni ibi ngibi. Yego, kugira hatagira abagira ngo wenda twamuhimbiye. Biragira ngo twahimbye. Nguyu rwose niwe. Iyi video nuyikenera zo kidusaba, ariko ngira ngo abenshi bayibonye. Yego. Nous n'avons pas peur d'être isolés diplomatiquement, nous n'avons pas peur de sanctions. Ce dont on aurait peur, c'est de laisser notre pays et notre population sans défense. Et c'est la menace existentielle qui existe, qui nous fait beaucoup plus peur que ces sanctions internationales, puisque nous avons souffert en 1994. Et le Rwanda n'acceptera jamais de revivre ce qui s'est passé chez nous à cause de ces groupes génocidaires qui sont maintenant entretenus par le gouvernement congolais. Wamwumvise cyangwa asubiremo? Oya, namwumvishe yumvikanye. Reka asubiremo. Pratiquement, nous n'avons pas peur de sanctions. Ce dont on aurait peur, c'est de laisser notre pays
et notre population sans défense. Et c'est la menace existentielle qui existe, qui nous fait beaucoup plus peur que ces sanctions internationales, puisque nous avons souffert innommablement en 1994. Et le Rwanda n'acceptera jamais de revivre ce qui s'est passé chez nous à cause de ces groupes génocidaires qui sont maintenant entretenus par le gouvernement congolais. Y'ibyo Mushakamba. Yego. Rero hari umunyarwanda nawe uvuze kuvuga no gutaruka. Yego. Ubutumwa unyoherereje twabunyuramo. Ubuhe? Hari ubutumwa bw'inguzanyo Kisekedi yahawe. Hakaba n'ubundi butumwa bwa meya w'umujyi wa Goma. Twahera ku nguzanyo Kisekedi yahawe. Bamuhaye. Ariko rero Mushakamba abantu bashobora kwibaza se ni kubera iki bamuhaye, impamvu bamuhaye. Mushakamba yemeye ko hari ikintu yemeye ko azatanga ibirombe ngo ariko mu gihugu cye kikabona umutekano. Yego. Ngo yemereye Amerika ibirombe nubwo atarasubiza. Ntabwo ari Amerika yonyine. N'ibihugu by'Uburayi. N'abandi benshi. Amakuru maze kubona, inkuru uko ivuga iravuga iti amakuru maze kubona nakuye mu nda y'isi. Nuko Perezida Tshisekedi yahawe indi nguzanyo ya biliyoni ebyiri z'amadolari. Biliyoni ebyiri, hari abantu batumva biliyoni icyo ari cyo Mushakamba. Yego. Ariko dufate kabiri twongereho amazeru 9. Kabiri twongereho amazeru 9. Nitwongeraho 6 biraba miliyoni. Yego. Nidushyiraho 9 biraba biliyoni. Ubwo rero yahawe biliyoni ebyiri z'amadolari ya Amerika ngo agure izindi drone zigezweho ndetse n'izindi mbunda ku masezerano y'ubufatanye n'uruganda rwitwa Mekar. Iyi ni inguzanyo ntabwo ari inkunga. Iyi ni inguzanyo. Yego. Ntazasubizwa. Kandi Mushakamba twibutse inguzanyo burya ni ibindi bindi. Buriya Tshisekedi ashobora kuvaho n'uzamusimbura agasigara yishyura inguzanyo. Cyane rwose. Ndetse u Rwanda ntirwishyuye ibyo Habyarimana yafashe. Kandi zararimbuye Abanyarwanda. Iyi nguzanyo izishyurwa na Kisekedi navaho. Na Tshisekedi niyo yavaho iyi nguzanyo igomba kwishyurwa Mushakamba. Ariko se muri iyi ntambara ko harimo ikintu cyitwa guhwihwisa ikintu cyitwa balkanization. Yego. Balkanization ibayeho bazishyuza nde? Ubwo ikiriho simbizi batuhombera cyangwa sinzi uko byagenda, ariko umuryango wa Tshisekedi bazishyura. Ubuyobozi busubiriye, ubuyobozi busimbuye bwa bundi buba bwarafashe izo nguzanyo burazishyura Mushakamba. Ibyo byo birumvikana. Icyo nibazaga habayeho guhinduka gucikamo ibice kw'igihugu, imyenda Kisekedi yafashe yazishyurwa nande? Umuzungu umenya yakuraho nubwo numvise ngo ntajya aheba. Umuzungu bafite ukundi yazishyuza. Yego. Kuri wowe ubutumwa bwa meya w'umujyi? Oya ntabwo turagera. Yego. Nta turagera iyi nkuru. Gusa yego dukomeze. Turiho mu cya gatatu cyayo. No twari hariya havuga ngo Tshisekedi yahawe indi nguzanyo ya biliyoni ebyiri z'amadolari ya Amerika ngo agure izindi drone zigezweho ndetse n'izindi mbunda ku masezerano y'ubufatanye n'uruganda rwitwa Mekar. Iyi ni inguzanyo ntabwo ari inkunga. Mekar ni uruganda rw'Ababiligi. Yego. Nta wundi wabikora Mushakamba. Mekar ni uruganda rw'Ababiligi. Nyuma yaho M23 yafatiye ibikoresho bya gisirikare bibarirwa
muri biliyoni 3 z'amadolari utabariyemo amura ya Goma nayo ihagaze biliyoni 1.5 z'amadolari y'Amerika. Urumva rero Kongo irabizana ikabitanga n'impano, ikongera igasaba ibindi nabyo ikabitanga. Ubu n'ibi nabyo tuzabona ari impano, ariko barimo ni Kongo ibikoresho bizana, yego, ikabitangamo impano, ikabiha uwo barwana ikabimuhamo nk'impano, noneho igakomeza igasaba ibindi, igenda isaba ibindi, igenda isaba ibindi. Wenda turi buze kubigarukaho. Yego, umuntu uri gutanga inguzanyo ashobora kuba afitemo uburyarya. yego, none se yabwiye Kongo ngo igure imbunda, intwaro, yego, irangije inaha Kisekedi abasirikare bo kumurwanira bitwa abacanshuro, yego, bo muri za kampani zo mu Bufaransa no mu Bubiligi. yego, none abo bacanshuro bo kurwanisha ibikoresho barabyambuwe bafatanije n'abasirikare ba Kisekedi. none Kisekedi uri kurwana wenyine, baramubwiye ngo fata ibyo uzishyura. yego, ubwo si ukumubwira ati n'ubundi twambuye ibirombe bya Somekivu n'ibindi, yego, fata ibi bikoresho byacu bishaje bitukibigeraho, none tutagikeneye, noneho uzatwishyura muri zahabu ariko turaguha ibyo uzishyura. birashoboka ko ari ukugira urabona n'ubundi agenda bitakaza. urabona nk'Igoma yonyine ibyavuye Igoma, ibikoresho byavuye Igoma, tutagiye kubariramo za Bukavu, tutagiye kubariramo Ngungu, tutagiye kubariramo hehe na hehe. Goma yonyine ibikoresho byafatiwemo bifite agaciro. ubwo ni ibyamaze gufatwa, kandi twibuke ko hari n'ibitaranafashwa mu Shakamba, bitaragera mu maboko ya AFC M23. n'ibyo babasana DRC bafite ntabwo barabishyikira ntibirimo. ariko noneho ibimaze gufatwa bifite agaciro ka biliyari 1 na miliyoni 800 yego z'amadolari y'Amerika. urumva rero ko bihenze cyane. ubwo ntitubariyemo ibyangiritse, buriya hari n'ibyangiritse, hari n'ibyangiritse, hari n'ibyafatiwe ahandi hatari Igoma. urumva ko ni byinshi. ibikoresho M23 ARC yafatiye Goma, nta gahunda yo kurasa M23 byari bifite, ahubwo byari ibyo kurasa u Rwanda. urumva ibikoresho byafatiwe Goma, gahunda yabyo yari iyo kurasa u Rwanda, ntabwo yari iyo kurasa M23. yego, nawe umubwire rero Mushakamba, umuntu unanirwa kurasa uwo barwana ahubwo akarasa uwo batarwana, ni ikigaragaza umugambi mubisha uba uhari. yego, kandi aba banyaburayi bari inyuma yawo, Ababiligi cyane cyane. arega uzirikane ko yego, intambara itangira Kongo ntiyari yemerewe kugura intwaro. yego, amategeko mpuzamahanga yego, ajyanye n'intwaro yemeza ko yego, igihugu kiri mu ntambara n'abanyagihugu, yego, ahubwo kibuzwa kugura intwaro. yego, kubera rero ruswa ya Gisekedi, yego, yatanze ruswa, igihugu cyari cyarabujijwe kugura intwaro, cyemererwa kugura intwaro kandi kiri kurwana n'abanyagihugu. yego, izo ntwaro zose none nizo bagize zarafashwe, kandi impamvu ituma babuza kugura intwaro igihugu kiri kurwana n'abanyagihugu ni uko baba bakeka ko usibye kuba ari zo kwica abanyagihugu, ariko banakeka ko bashobora kugira imbaraga nkeya bakazamburwa. niko bimeze. none za ntwaro zose uyu munsi zifitwe n'umutwe witwaje intwaro, yego, batishimiye ko baba batishimiye ko uwo mutwe ugira izo ntwaro. yego, aha rero naho kurira Kisekedi akihanagura.
cyane. Mm, Dukomeze ino nkuru tugeze hafi ku musozo wayo. yego. Ababiligi byarabababaje kubona Kongo inanirwa kurasa ku Rwanda, none babahaye indi nguzanyo. Yego. Ni ukuvuga muri wa mutima mubi ababiligi bafitiye u Rwanda barababaye. Kongo twashyigikiye, Kongo twavugiye, Kongo twakoreye iki, Kongo twakoreye ibishoboka byose, ikaba itsinzwe itarashe u Rwanda. Yego. None barashaka barashaka kwifatira ibihano kubera ko ifite ubwirinzi. Umuntu aririnda bakamuhana. Noneho ahubwo bagire bagure izo stoke zindi M23 ntiyanga amazi mu yandi. Ababiligi murabona bazarusyaho ko iyi ntambara bayigize iyabo, ngo zahabu bibaga muri Kongo M23 yarazihagaritse. Zahabu ngo barayibafungiye, M23 yarabibafungiye, none ngo bagomba kurwana ngo intambara ni iyabo. Arega turi muri season yo guseba kw'abanyaburayi kw'abakoloni. Yego. Turi muri season yo guseba kw'abakoloni rwose kubera icyo turita ubukoloni bwabo no gukanguka kw'abanyafurika. Yego. Muri Niger urabizi byabaye, Abafaransa bavuyeyo barira. Yego. Za kwa Traoré hajya ni yo Burkina Faso. Burkina Faso. Yego. Hari n'ahandi naho babirukanye muri Guinée. Guinée ni he? Ndumva ari Guinée hari. Hari ibihugu bigera muri bitatu byitandukanije n'Abafaransa. None rero birageze ngo n'Ababiligi nabo bumve. Yego. Aricyo kigiye kuba uyu munsi. Yego. Twakomeza? Yego. Reka tujye ku Kavu. Kavu hari inama ikomeye izaba ejo, nahoze ndeba ejo guhera saa yine. Ibi bintu barabivugaho ikimushakamba kuko ku Kavu ndabibona mbereke itangazo ryayo. Naribonye. Waribonye? Itangazo ndarifite. Icyo ndi bubivugeho. Yego. Abantu biranyomoza mbere ya byose. Yego. Bavugaga ngo Abarundi na FARDC bagiye kwisubiza Bukavu. Bahimbe naho bazanye ibintu bya propaganda. Barimo baravuga bati hari abasirikare ba AFC 23 twicaye kuri esanse ni karitsiye imwe ya Bukavu. Ubundi bakavuga ibindi babeshabisha, ariko byose ni ibinyoma. Biriya twavugaga by'ukuri, ibinyoma byabo birasanzwe. Yego. Kandi wenda hari umuntu wabyumvaga akagira ngo ni ukuri, ariko se yaba ari ukuri abayobozi bakuru ba AFC bakajya hariya? Ntibishoboka. Ejo Colonel Nangara hageze na Bertrand Bisimwa, abaturage barishima cyane. Yego. Ubu rero bagiye kongera kurushaho kwishima. Yego. Kubera ko hageze bagiye kuganira n'abayobozi. Yego. Hari n'abumvaga ko M23 ko bitarahakoresha inama muri Bukavu kubera igitutu cy'amahanga. Yego. Ibyo birakura ko igitutu cy'amahanga ari cyo mu nama atari cyo gitegeka mu nama no mu mapuro zabo. Byabindi babesha mu mujyi wa Bukavu barawuvamo. Yego, ariko kidategeka mu bice M23 yafashe. Umuntu yaje iwabo akajyayo n'ushaka. Si cyo kibazo se? Ahubwo n'utarataha natahe hakiri kare cyane. Ikindi biragaragaza ko Bukavu itekanye. Yego. Yaba mu buryo bw'ikirere no mu buryo bwo ku butaka. Cyane.
bizeye neza ko bamaze gukamura cyangwa gusukura Bukavu neza, yego, uburyo nta n'igipirizo cyaturika. Inama izabera he? inama izabera hahandi bita kuri place du 24, abandi bahita place de l'independance. buriya hariya harahagije se, ntihazaba hato? ni ahantu hagari cyane, ni hagari, ni ahantu h'ikibaya. hasumba stade? yego, ni hagari kuko ni ahantu hasi haragenda hagafatana n'igice cya quartier industrielle, hagafata hejuru aho bita kuri poro ku cyambu. ni hanini cyane, ahantu hanini Mushakamba. nureba n'iri tangazo, yego, urahabona harahari hashushanyijeho, hari ifoto yaho, uraza kuhabona ko ari ahantu hanini kandi hahurira imihanda myinshi. yego, ngo rero hari ukuntu imihanda yafungwa yinjira ahangaha, kuko kuhafunga ntabwo waba ubujije abagenda bafite ikibazo cyo kugenda, ntabwo waba ubabujije kuko hari ahandi banyura bakagera aho bashaka muri Bukavu. yego, ahantu rero ni hagari. ngira ngo ejo ni ukubyina bitabaye ahangaha, wenda ahandi bashobora gukorera hari ku kibuga cya Kadutu cy'umupira, naho ni hagari. hari n'ahandi henshi, hari ruguru aho bita kuri Idate, ku ishuri rya segondere ariko rishamikiye kuri rya shuri nderabarezi ryitwa ISP Bukavu. urumva rero ko aho hose bahakorera ni hagari pe. ni ukuvuga ngo nkurikije ejo yari yambaye neza nuza Colonel Nanga, yari yambaye neza cyane. iyo yambaye neza ubona yaberewe. Bisimwa azabyinana na bene wabo Enyanya. abageze iwabo Enyanya. burya Enyanya, abantu batazi Enyanya icyo bivuze, ni hejuru cyane. ngira ngo ejo Kinshasa zirirwa ibabaye cyane, bazirirwa n'agahinda cyane. ejo saa yine rwose tuzabwira uko byifashe, uko bitangiye bimeze. yego, cyane ko na bya bitangazamakuru byabafashaga byarayobotse cyane. ngira ngo ubu basigaranye ibitangazamakuru by'i Kinshasa n'ibiri mu buhungiro, n'ibyo bisigaye. twakomeza. yego, reka tujye ku ngingo iheruka. ingingo ivuga kuri Uvira. FARDC na Wazalendo bakomeje kurwana mu gihe abasirikare b'u Burundi bakomeje kuzanwa mu kibaya cya Rusizi. Shakamba, abantu bakwibaza se FARDC na Wazalendo barapfa iki? yego, FARDC na Wazalendo barapfa iki? ngira ngo icyo bapfa, niba ntibeshye, ni uko FARDC nishaka kurwana, ishaka kwihungira ikagenda. Wazalendo bakavuga bati ntabwo dukwiriye gusiga igihugu turwana. yego, ibyo byose rero bakabipfa. Wazalendo rega igira agaciro aho iri, ntabwo igira agaciro aho yahungiye. ni ukubura iyi ntambara Mushakamba iraza gukizwa na Mbuga. iyi ntambara yo ko byagenda kose ngenda yishyigikiye, nishaka ikomeze. yego, abanze bamarane. yego, nibamara kumarana M23 izaza ikemura ikibazo, bizaza ni ukuyorohereza akazi, izaza kubakiranura. yego, kandi mu kubakiranura nta kindi izakora. yego, abanyabyaha bazahanwa. yego, abatari abanyabyaha humve ibyifuzo byabo. yego, abashaka kuguma mu gisirikare binjira igisirikare, abashaka kuba abasivili bajye mu gisivili. yego, nta kindi kizakorwa rwose. yego. reka turebe mu rundi ruhande rw'iyi ngingo, abasirikare b'u Burundi kurundwa hariya mu kibaya cya Rusizi bimeze bite?
neva afite ubwoba, yego afite ubwoba bwinshi bw'uko biriya bice nibimara gufatwa yego nta kintu araba asigaranye. yego Mu yandi makuru mfite, iyi Rusizi yego na Uvira, yego navuga ko ariho hari ibyambu cyangwa se imipaka y'ingenzi ihuza Uburundi na Kongo. yego Kongo, Uvira yego ni nk'ikigega cy'Ubujumbura. yego Ubu Buvira rero ngo buri no hejuru ya Bujumbura, yego uhari yarasi Bujumbura, cyane ashaka yategeka indege zihari, yego akibaza ukuntu yanduranyije kuri M23, yego akibaza icyo azakora umunsi M23 yafashe Uvira, bikamuyobera. nanone agashyigikira ibintu byo kugaya bitera mu Minembwe, yego kuko ari ahantu h'ingenzi cyane ku kuba Yego. Uvira yabohorwa. yego Ibyo rero bikamutera ikibazo, ariko yirengagije ko imbaraga zamukuye muri Masisi zikamugeza Uvira yego zitigeze zivaho, yego ahubwo ko agiye kwimaraho abasirikare bakomeje kwiteranya uyu munsi, wenda yari no guhindura imvugo cyangwa akemera agasaba imbabazi akazihabwa cyangwa Yego. agacibwa ikiru cyoroheje. Ubwo arabona Yego. noneho azabigenza ate umunsi wose hafashwe nta yandi mahitamo afite. Mushakamba uriya mugabo ntiyumvaga ntiyumvaga ikibazo kandi abantu baramubwiraga. Ikibazo yaracyumvaga, ahubwo yagiyemo kubw'inyungu. Yarirengagizaga rero noneho tubifate dutyo. Kuko ibyo yavugiye muri EAC noneho agiye abona ibyo yakoreye ahandi bigeze ku marembo yiwe. yego aravuga ati noneho bijya utahiwe. Ibi rero bikamutera ubwoba Mushakamba, ariko akamanura abasirikare hariya. Ariko abantu bakomeza kwibaza ko ari we uhabamanura. Ariko bari abantu si Abarundi gusa, ni Afurika y'Epfo irimo. ubundi se Afurika y'Epfo yabamo ko tubazi ko ari ibigwari, Baje bazabyara abandi bana bitwa Uvira, baje kubyara abandi bana. none abitwa Goma ko babaye bake se reka bajye abigomba ntibahagije. reka bajye gushaka n'abitwa Uvira, Bagiye gushaka abitwa Uvira. Bitwa bimeze cyane rwose. Ikiriho ni uko yego uko Uburundi na Kongo byakitwara kose, yego imbaraga zose bakoresha yego ntabwo bateze gutsinda umuntu wirwanaho. ntibishoboka Mushakamba, ntibishoboka. Murundi yabivuze neza yego ngo bene agataka bagakomeyeho, yego nta muntu utsinda umuntu urwanira agateka ke. babimenye rero, babimenye. Kuko ntabwo barusha amashagaga bazanye bwa mbere baza barigoma bavuga ngo baje gupiga amakunguru, none makunguru tuzibonye zica aho bisaga aho bari kuzagera ngo bakubise umwanzi batungiwe urutoki. yego ubu bari kuhanyura bubitse imitwe, bakahanyura bapfukamye binginze ngo batabafata videwo ntibabafate n'amafoto. yego bakahanyura n'umutima uciye bugufi cyane cyane, ndetse n'imbokoboko baraje baraje bikwije. ubwo rero abagira inama yabwira ati mugende gake. Mushakamba buriya nta gisebo kiruta icyo, ahubwo buriya ikindi umuntu yababwira uretse no kubabwira ngo bagende gutyo, ikindi umuntu yababwira ni uko igisebo gikomeye ahubwo kiri inyuma ya kiriya basibye cyane. twagana ku musozo. yego twagana ku musozo rwose. nyemerera ngushimire, nshimire abari badukurikiye. Twibutse ko twaganiriye ku ngingo ivuga iti Goma M23 yanyomoje abayishinja gushimuta abanyeshuri ikabinjiza mu gisirikare ku mbaraga. U Rwanda rwabwiye isi ko rudatinya ibihano biva mu bugambanyi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bukavu M23 iteganyije
gukoresha inama y'abaturage bose batuye umujyi wa Bukavu ku itariki 27 z'ukwa kabiri 2025 isaha yindi. Uvira, FARDC na Wazalendo bakomeje kurwana mu gihe abasirikare b'u Burundi bakomeje kuzanwa mu kibaya cya Rusizi ku bwinshi. Turabashimiye rero, turabashimiye mwakoze cyane kudukurikirana, kandi tubwira abashatse uti mukande subscribe ikandwa rimwe, wayikanze ntiyongera kuyikanda, kandi tubabwira mwese tuti mukande like ikandwa rimwe kuri buri nkuru, mukande share ikandwa ugira ngo usangize amakuru yacu inshuti zawe, kandi mwatwandikire mubinyujije muri comments, dushikirize ibitekerezo byanyu kugira ngo birusheho kutwubaka. Igicamunsi cyiza rero kuri mwese. Yari Sentama Mushakamba, nawe igicamunsi cyiza, mikoro ni yawe. Sentama, hajya ryatangazo twarinyuzeho ry'umujyi wa Goma? Itangazo ntabwo twarivuze, twarinyuramo twihuta. Reka ndebe ko turinyuramo. Yego, nibikunda turinyuremo, tutitwa ababihemu. Yego. Ndebe harya turifite hano, warimpaye cyangwa nariguhaye? Warimpaye. Yego, reka turirebe. Turebe icyo rivuga itangazo ry'umujyi wa Goma. Yego. SSR ni iri ngiri. Itangazo ry'umujyi wa Goma riragira riti communiqué officiel. Itangazo numéro 3007/M-G/2025. Iyi ni nomero y'itangazo. Reka twumve ibikubiye mu itangazo ahubwo. Contrairement aux rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux faisant état d'éventuels cas d'enlèvement et enrôlement par force dans l'armée des élèves et étudiants en milieu scolaire et académique et autres jeunes dans différents quartiers de la ville par les éléments de la FCM 23, le maire de la ville de Goma, Katembo Ndalieni Julier, porte à la connaissance de la population de sa juridiction que ces informations sont fausses et restent l'œuvre des personnes mal intentionnées qui veulent ternir l'image de la révolution. Binyuranye n'ibihuha birimo gucicikana ku mbuga nkoranyambaga, bivuga yuko hari abanyeshuri barimo gufatwa batwarwa ku ngufu bajyanwa mu gisirikare na AFC M23, baba mu mashuri muri za kaminuza na hehe, ndetse no mu makaritsiye atandukanye y'uyu mujyi wacu wa Goma. Yego. Umuyobozi w'umumeya w'umujyi wa Goma, Bwana Katembo Ndalieni Julier, aramenyesha abaturage bose bo mu gace ayobora ko aya makuru ari ibinyoma kandi ari ibikorwa by'umwanzi ushaka kubimeneramo kugira ngo aharabike impinduramatwara yacu. Ngira ngo iri tangazo riri mu mujyo umwe na audio twumvise ya Lieutenant Colonel Ngoma. Yego. Kuvuga biriya bihuha byanyomojwe ku mpande zose, n'abayobozi bwa gisivile n'ubuyobozi bwa gisirikare. Yego. Rigakomeza riti à cet effet la FCM 23 informe l'opinion que cette pratique ne s'exécute jamais dans les zones qu'elle contrôle et elle met en garde toute personne qui s'adonnerait à publier les informations mensongères quant à ceci. Et kubw'iyo mpamvu AFCM 23 iramenyesha abantu bose ko ibi bikorwa bitashobora gukorwa ku butaka yabohoye, kandi iramenyesha ko
irihanangiriza umuntu uwo ari we wese gukwirakwiza amakuru nk'aya ngaya y'ibihuha akura umutima ku bijyanye n'ibi ngibi twavuze haruguru. yego. Ainsi, l'autorité urbaine demande à toutes les structures scolaires et académiques de vaquer librement à leurs occupations et dénoncer à tout moment toute personne qui va troubler la quiétude de la population par des paniques. Ati kuri ubwo rero ubuyobozi bw'umujyi burasaba inzego zose z'amashuri, haba amashuri yisumbuye, haba amashuri ya primaire, haba amashuri ya za kaminuza, babasaba gukora akazi kabo mu mutuzo. yego. Noneho bukanabasaba ko bagaragaza umuntu uwo ari we wese gukwirakwiza ibi bihuha mu rwego rwo guhungabanya umutekano w'abaturage. yego. Tworeye i Goma ku wa 26 z'ukwa kabiri 2025. Meya yasinye, meya w'umujyi wa Goma yitwa Katembo Ndalieni Julien, asinye yateyeho na kashe kugira ngo ibyo mushakamba. yego. Nari nasezeye rero. yego, wari wasezeye. Yego. Koze cyane, dushimiye abari badukurikiye bose aho bari hagiye hatandukanye. Imana ikomeze barinde kandi bahe umugisha, umunsi mwiza n'ibihe byiza.